twagenda tudakoze ku makipe ari lokale. Reka duhere ku Mavubi niyo makuru. Duhere ku Mavubi niyo makuru. Chani tombora iri ku munsi w'ejo. Izabera i Nairobi muri Kenya. Ariko ndakumenyesha ko kugeza kuri ubu SG wa Ferwafa ari muri Algeria. Ariko inama yagiyemo y'ibijyanye n'imiyoborere muri CAF bari kwigaho, mu by'ukuri ntabwo yari yabona email imubwira ko turi mu makipe azatomborwa. Bitangira abantu nibo babyibuka neza, byatekerezwaga ko iyi zone yacu turimo y'akarere ka Sekafa yatanga amakipe 5, ariko baje kwisubiraho ntibabyemeza. Bivuga ngo ntituri mu makipe yamaze gushyirwa mu cyo bita inkangara. Kugeza kuri aka kanya ndi kuvuga ntawamenya niba ibyo muri CAF birahindagurika niba bizahinduka, ariko sofa ntago turimo kuko ntibarabona email babwira ngo muzatombora. Iyo biba bihari twari kuba twasabwe kohereza umuntu ujya kuduhagarara muri tombora. Ubundi niko bigenda. Ikigu confirma ibere yuko uri butomborwe cyangwa uri butombore, bakohereza official email ikubwira ngo muzohereza umuntu wanyu muzaneba no muri Champions League nako. Ntujye na samasura yabo za equipe cyangwa abayobozi wenda nk'aba SG ama equipe cyangwa se aba director equipe ya delega nyine. N'igihugu kira delega nicyo kibabwira ko muri butombore. Nta byabaye, nta muntu badusabye. Ariko nabaje nubwo bivuze yuko byarangiye tutazatomborwa tutarimo, barambwa ati si cyo bivuze. Hari scenario ziteye gutya nyiranga abanyarwanda bomve mu kanya gato. Iya mbere ni yuko ngo niharamuka habaye kuvuga ngo hakore gahunda yo gufata icyo bita akamini tournaments cyangwa se gushaka ibyo bita barrage bya binda makipe akina, wenda tuvuge ari nk'amakipe 4 abiragahura andi abiragahura, izitsinze zigahura bagashakamo ikipe imwe. Icyo gihe u Rwanda ntago ruzazamo. Bambwe ko ibihugu nka Cote d'Ivoire, ibihugu nka South Africa, ibihugu nka Misiri, hari umunyamakuru uyu ibihugu nka usigaye kuri umupira wa Afrika bita Mike Junior. Yego, we yabyanditse. Yego, Mike Junior binyuremo. We yabyanditse avuga yuko ngo Misiri, Algeria, Afrika y'Epfo, Malawi, Gambia, Gabon, Comoro ibyo wants to return and take part in 2024 CHAN tournament. This is what CAF plans to do. They will hold a play-off for these to play against each. It will be a knockout system from January 26 to 29. It will take place in Tanzania. Ubwo byamaze kwemezwa. Urumva ko yayataye. Ikibazo rero gihari twaho ntiturimo mu gihe ari cyo cyafatwaho icyemezo. Ariko abanyarwanda baravuze biti bya byishimo twagize Sugira atsinda abantu bagasohoka amayisuime n'ibiki, ubu nta bihari uyu mwaka rugaju. Ni muhumure, hari inkuru nziza yaba ari mu mutima nanjye yandi mu mutima. Meze gute rero? Nkunda gutinda kwa ababyeyi b'abanyarwanda Ruvuyanga. Uhari umubyeyi rwose waruvuze ati ko naringiye kugaburira umwana mana yanjye, mugaburira utuje mubyeyi, nkubwira inkuru ishobora gutuma ibintu bigenda neza. Muri CAF departement ya competition inashinzwe club licensing yemeza ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibibuga. Bahamagaye president wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Bwana Munyantwari Alphonse. Baramubwira bati kuba Stade Amahoro ari nziza, yaravuguruwe, isa neza, ibyo nta gushidikanya kubirimo, turabizi. Ariko muri Kenya hari ikibazo cya stade yitwa Kasarani Stadium. Yitwa Nyayo Stadium yo yaratunganyijwe, yaravuguruwe, imeze neza. Nyayo Stadium iherereye mu gice kiri mu mujyi
wa Nairobi ariko umanuka ujya mu ntara bita Kajiado ni intara y'amajyepfo ndayizi n'ahandi. APR yize gukina rero itsindwa na Gor Mahia Nyayo Stadium cyagiye cya 3-2 3-1 shaka igitego cya Kedi amwari mukize byari birangiye nshuti yanjye baranga muri CSS bari bagiye kubasira ikomereze wese yari butwara nka prime ya $3 iyo match yuze ruyangamera nk'umuntu wezura kaboze amazi ashyushye wezura kaboze abanyarwanda nagukeneye ko biza itereka Karubanga ari kwikiriramo se Nyayo Stadium nyine se ntiyarajyanye n'ikipe Nyayo Stadium rero yo imeze neza ariko Kasarani kubagiye babona n'amashusho mu gihe gishize mu gihe Regacani rejo bundi mu kwa kabiri ariko stade umve ngo ntibarana cyambere kwa kabiri nibwo hejuru ntirasakarwa haracyarunzemo biriya bimashini byubaka donc stade urabona ko birasa nibigoye ko indi mirimo yarangirira igihe babaza rero president Ferwafa baramubajije ngo ese hari ibibuga by'imyitozo mwaba mufite biri hafi ya stade Amahoro byakwifashishwa mu gihe icyemezo cyafatwa ko mwebwe hari match twabaha runaka unyumve neza perezida aravuga ati dufite ikibuga cyiza cyane cya kindi kiruhande rwa stade Amahoro cy'imyitozo cyujuje mezire umva gikrotiriye ikipe yazigakora umwitozo yarabwiye ati ni inyuma ya stade nta na metero 20 zirimo barishima cyane bati mufotore mutwoherereza barafotora barohereza barabwiye ati ntago ari ubwatsi buri naturel ni artificiel bati ibyo nta kibazo rwose icyo ni kibatera impungenge ibyo ntacyo bitwaye ayo makuru ni yari gutanga kantu ngo k'icyizere muri Ferwafa bavuga bati kuko bateganyije ko Kenya hazakinirwa ku stade abiri Nyayo Stadium ndetse na Kasarani Stadium birashoboka ko Kasarani itakuzurira igihe noneho bakifashisha stade Amahoro none tukagira umugisha wo kuba twajyamo kubera ko natwe twahita duhinduka a host nation cyangwa igihugu cyakiriye ubwo hari itsinda rimwe bazana hano ryari kuzakinira Kasarani Stadium rikaza gukinira ku Mahoro bityo ntago twakwakira tutari gukina ubwo rero isengesho ryacu turaryerekeza Kasarani nireke kurira nako kuzura nireke kuzura kafi buri gisubizo isaba u Rwanda amahoteli si ikibuze nako kanya u Rwanda urubwa ati urakina cani amakipe n'ubune nta kiburi yakorere nuko yabwira ngo hoteli ngiyi nimuze mucumbikamo mukina umupira stade irahari ikibuga cy'imyitozo kirahari ibyo ni ibintu gusa inzego nkuru z'igihugu zahita zivuga ati abo bashyitsi karibu ibyo ni ibintu immigration yahita ni amasaha abiri byava he bijya OTP basinya bavate rwose karibu cyane karibu bamwe bashyira Marriott abandi bashyira za Serena Hotel abandi babashyira hehe abandi hoteli se nizo tubuze za 4 points by Sheraton twarenza amakipe nese natwe Amavubi kadushobora no kwigira hari atwijya twibereye i Nyamata hari muri Golden tayari itsinda sindi kizi Kigali ndabona stade Amahoro ngo yamaze no kugezwamo ibikoresho bya VAR urabizi ko hari VAR ariko bamaze kwinstama ibikoresho bya VAR regana avuze bishobora kuba bifite urabizi ko cani n'abasifuzi bamaze gufata amahugurwa rwose ndakwemeye muhungu wanjye abasifuzi bamaze gufata n'amahugurwa Ruvuyanga yo kuzakoresha iriko nabanga rya VAR urumva stade Amahoro ibikoresho bya VAR system byamaze kugeramo ku buryo mu kwezi kwa kabiri mbere yuko cani itangira bazaba baramaze gukora test neza barebye niba iyo VAR iri gukora neza ubwo nabyo birajyana nuko iyi stade ishobora kwakira imikino ya cani ngo byose no kubiharira igihe ari indi suruse inguyeho nagamo zanda niba zijuwe tumena imiriro kandi iyi suruse ngewe ndayizeye urumva niyo umuntu ukomeye cyane ukora mu nzego z'umupira ambwira ati bonjour ati CAF team yamaze gusura stade Amahoro n'ibindi bigendeyeho ibyo bita training sites and hotels over the weekend. Wow. Ibindi ni ukurindira bagafata umwanzuro wa nyuma. Wow.
suruse ngewe ndayizeye ku kigero cyo hejuru cyane, niyo mpamvu mvuze nti Rugaju ibintu akoze irakomeye. Teye ubwo. urayibonye Ko bikomeye. rero amugani nkuru unaze hanze ushobora kuba ifite akagufwa Rero kafi irakora ibintu byayo bucece, niyo mpamvu ngira ngo yanze kwinforma Amavubi. Wasanga ngewe ngubu nkoresheje nk'ubutasi, wasanga ahubwo na Ferwafa ibizi yarenformwe, ariko igihe cyo gutangaza amakuru kitaragera. Reka dutegereze, ntabwo twabikonfirima. Abanyarwanda sinshaka no kubaha icyizere 100% nk'aho byamaze kurangira, ariko abantu mvuganye nabo rwose bambwiye bati niho hantu turi kubara cyane ko haduha amahirwe. Usanga ikibuga cy'imyitozo ntabwo gihagije, ngo ubwo challenge no gushaka izindi training sites. Ngo kuri groupe imwe haba hakenewe nibura 4 training sites, cyangwa se nyine aho bitoreza yego zose ziri kuri stade imwe, ibyo bita ngo ni grass and dressing rooms. Zose zegereyeho nta kuntu, ariko buriya kuko bizaba ari ibintu byo kwiyaranja, bazagerageza ibishoboka, twanabahereza na regional bakayikoresha, twabahereza stade y'Nyamirambo, twabashakira ibibuga, bajya ni Nyamata, ntabwo ariko twabahereza Amavubi yo yahita ajya Nyamata, nta kibazo ari mu Bugesera. Turiyaranja dushaka ikindi kibuga ibe, shaka ikindi kibuga cyujuje mezi hano hafi kandi ukibone. Nikibura u Rwanda ruracyubaka, shaka ikibuga paka dukeneca tubonye kiriya cyo ku Mahoro. Aya Mavubi yakorera imyitozo ni Muhanga, yari stade se nziza. Amavubi yakiranje akabagiyeyo importe. Ikikenewe cyane mu byumva abanyarwandakazi, igikenewe cyane cyari ngombwa ni ukuba ufite stade, no kuba ufite amahoteli. Ibyo turabifite. Ubwo rero niba Kasarani Stadium ituzuye, maybe tugize umugisha dushobora gukina CHAN, ariko turi igihugu cyakiriye. Hari abantu rero bahita ba excited cyane ngo twagiyemo, mutegereze tutegereze ku munsi w'ejo turebe uko bizagenda. Yes, ngayo ngoko rero. Hanyuma ibyo kuvugura stade ubwo tubijyanirane na stade ya Huye, tubivireho rimwe kubera ko nayo igiye kuvugururwa. Stade ya Huye guhera mu kwezi kwa kabiri bazatangira imirimo yo kwivugurura, ariko kuyivugurura abantu babyumve neza, ntabwo ari ukuvugura stade yose muri rusange, ni pitch. Iriya tapi irimo buriya ngo ibigomba kumara imyaka 8 iba yamaze kuba expired bigendanye n'amategeko ya CAF ndetse na FIFA. Barashaka kuvanamo iriya tapi, urabizi ko imaze mu myaka 8 yagiyemo muri 2016 igihe u Rwanda rwakiraga CHAN. Barashaka kuyivanamo rero ku buryo bari gutanguranwa nuko mu kwezi kwa 5 hazaba hamaze kugeramo indi tapi. Baravuga ko mu kwa 4 imirimo yo kuyishyiramo izaba yarangiye, kugira ngo CAF batagira nibazo na CAF bafata stade ya Huye bakayivana mu bibuga byemewe byo kwakira imikino mpuzamahanga. Ubwo rero ko bimeze, mu kwa 2 bazatangira imirimo yo gushyiramo iyo tapi. Baravuga ko ari tapi izava mu gihugu cy'Ubuholandi, tapi nshya, ariko iyi yari irimo ntabwo izajugunywa. Iriya tapi irimo buriya ngo izajyanwa ku kibuga kiri ahantu bita Imbazi, naho ni ihuye, ariko nyine bashaka kubashyiramo tapi synthetique nziza. Bikanjyana ku kintu tukivuga ngo rero hari imikino yagombaga kubera mu karere ka Huye, ubwo ndavuga Amagaju ndetse n'ikipe ya Mukura. Ubwo bivuze ko automatically zizajya zakira imikino kuri Kamena. Ariko hari imikino iteganije kuzahabera ya Mukura na APR n'Amagaju na Rayon Sport, nkuko byari bimeze muri weekend tuvuyemo. Iyo mikino ya makipe ari kuzakira APR na Rayon mu kwezi kwa 3. Ubwo bivuze ko tugiye Mukura ari kuzakira APR, Amagaju yakira Rayon Sport. Ubwo bivuze ko rero mikino nayo yabera kuri Kamena, kuko ntabwo yabera kuri stade Huye. Ukibaza ukuntu imikino urebye wenda ni cyari gisigaye muri aya makipe, uburyo bagiye bafata kuri gate collection, kwakira kuri Kamena APR na Rayon Sport ntabwo bimeze neza. Yari nziza, navugaga nti kuki bataretse bazayivugurure shampiyona irangiye mu kwezi kwa 5, kuko nibwo shampiyona izarangira, bayivugurure na kugeza mu kwezi kwa 10. noneho bahe Mukura n'Amagaju aho kubitegura no gushaka aho zakirira. Aho zakira ubwo nabwo yaba ari imikino mike, kuko ubwo yaba ari imikino mu kwezi kwa 8 igihe wenda shampiyona yabigarutse y'umwaka utaha. Ariko ntabwo ibyo uvuga ndumva ntabwo byabigoye. Ariko ngo ikibazo cyabayemo nabo ngo bari gutangurana no kwezi kwa 5 kuba tapi batangiye kuyisasamo. Kampani igomba gushyiramo igikombe twenda kwakira. Igikombe twenda kwakira mu buryo bwihutirwa.